abanyamakuru meza rero mu madashboard yacu, aho Payquatima twifurije umwaka mushya. Yagize uti Happy New Year Pioneer Type 2024 review on this home screen next and chat to see your 2024 mining summary and the highlight you milestone within a network and celebrate your achievement over the past year. We are making excellent progress toward open network with over 9 million pioneers who have migrated and mined. Urumva miliyoni zirenga 9 zose zabashije kuba zirenga 9 zabashije kuba zakemurirwa muri mainnet. Urumva ko ni icyizere yuko no open mainnet ishobora kuzaba muri kuno kwezi kwa gatatu, cyangwa nako muri kuno kwezi kwa mbere, cyangwa mu kwa kabiri. Ni icyizere gishoboka rero cyane. Urumva niba tumaze ukwezi kumwe konyine kutanagira, akaba bamaze kwinjira miliyoni yose irenga, ni icyizere yuko bidahinduka tugomba kubona open mainnet kuri 31. Mwebwe rero mugiye gukurikira kino kiganiro mugikurikirane. Nkuko bisanzwe rero twebwe twiyemeje kugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, aho tubagezaho amakuru ya Pi Network ndetse na amakriputo yose tugenda tuyavugaho, cyane cyane uyu mushinga wacu uturaje inkera wa cryptocurrency. Mwe mudukurikirana rero mubasha kumva amakuru y'ingenzi muri Pi Network, aho tugiye kuvuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse na commentaires. Tukaba tugiye kureba hamwe rero ese Pi Network irabitangazaho iki, kugira ngo twese tugende dusobanukirwa neza uyu mushinga. Ni ibintu bisobanutse rero kubera ko ni ibintu byatangajwe kandi bigomba kuba bifite ireme mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Pi Network rero urabona ko batuzana inyubako nziza cyane. Hatuvuga congratulations, the money has arrived, the world house for you. Urumva ko amafaranga ari mu nzira ari kuza. Ni byiza yuko ushobora kubaka inzu yawe rwose ewana wifuza, icyerekezo wifuzamo. The core team is working hard to secure KYC for all pioneers. Urumva nubwo yenda bigiye binshinga gakeya, nibyo turi kugenda tubareberaho. Urumva ko baratubwira ati ngo Pioneer Beautiful House, izi nizo nzu nziza z'aba pioneer, ndetse kandi sinayo ya nyuma, ahubwo nuko ari nk'urugero batanze rw'amazu twifuza twebwe. Ni ibintu rero byagwishije abantu cyane, bakumva ko uko byagenda kose ino Pi Network igomba kuba ari igiciro cyinshi, kandi tukagomba kuba twayiha agaciro nk'abantu bayishyigikiye. Nkuko twagiye tubiharanira rero, ino Pi Network twabonye ko ari Pi ifite igiciro cyinshi cyane mu buryo budahinduka, aho tubona ko Pi imwe iwana n'amafaranga 314,159. Baratubwira ati ngo $1 Pi 3,159 US GCV. Word of agree with the price? Do you agree with this consensus price? Like and retweet and live Pi Network. Baratubwira ati idolari rimwe na Pi imwe izaba ihagaze amadolari 311,159 by'amadolari. Ibyo niyo ya GCV, kandi isi yose yamaze kubyemera nk'ari cyo giciro cya nyacyo. Wowe ubwawe warabyumva gute? Se urabyemera ko icyo giciro cyangwa uracyashidikanya? Urabona ko rero nituramuka tubigize Imana iyi no Pi ikemerwa kuri kino giciro nk'uko byateguwe,
ubona ko ibi nibyo birere by'abapiyoniya tuzadutuyemo, aho twagiye tubona inzu tuzaba turimo ukuntu ziba zimeze, uwa nyuma uzaba uyirimo, ndetse tukabona n'amamodoka meza y'ubwoko bwiza tuzaba dufite, yaba abayacuruza yaba abantu bayatunga ku giti cyabo. Urumva ko ni ibintu bizaba ari byiza cyane rwose, mu buryo wowe ubwawe ubyiyumvishije ushaka kumva ko ari ibintu biri hayi. Ariko byagenda kose bifite intego yabyo, bifite n'impamvu yabyo. Ntabwo ibintu bipfa kwizana gutyo gusa, oya, ahubwo iyo ikintu waharaniye ukemera ukazana icyuya ukagira ute kubera gukora cyane, uko byagenda kose ugomba kubona igihembo cyawe. Hari benshi bazi ko aya mafaranga batayavunikira, ariko byagenda kose iyo umayininga, iyo ubishyira ku mutima ugira ute, byose havunika mu mutwe. Icyo ni cyo kintu cya mbere mugomba gutekerezaho cyane. Ariko uko byagenda kose ibyo bintu ni ibintu bigomba kwisubiramo cyane. Twavuga ati noneho Dr Nicolas we ubwe ari ibintu aba yatangaje kugira ngo tubashe kuba twaba update mu bintu tugiyemo byose, kuko ntabwo ari byiza gukora ikintu nanone utagendeye kuri update y'ibintu biri kuvugwa cyangwa biri gukorwa. Ntabwo byaba byiza rero, kuko akenshi ibi byose nitwe biba byakorewe. Baratubwira ati the Pi Network local bank terminal device has been invalid, whether in the Amazon rainforest or remote village in Africa, even in area with limited communication infrastructure. Anyone can now own a bank account of the safeguard daily financial right through Pi Network. Aratubwira ko hano ni ibintu byiza cyane rwose, kandi uko mugenda mubibona Pi Network iri loko, amabanke agiye gutangira kujya arikoresha. Ariko cyane cyane ibyo byose ndumva bizaba after open mainnet hardware platform. Ibi ni ibintu bigenda bigaragaza rero neza ibiri kuba muri Pi Network, aho tugenda dusanga ano ma platform yose yagiye agaragaza uburyo yo abyumva muri Pi Network. Urabona ko rero ni ibintu byiza kandi bifite agaciro, aho batubwira ko learn about Pi Network is key to understanding mobile money. Stay informed, join the future of digital economy and explorer mine.com for official update. Radio for us men. Urumva aratubwira ati nano ngo soma ibyinshi byerekeye kuri Pi Network cyane. Ni rwo rufunguzo rw'imyumvire y'ibijyanye na mobile mining, n'ibi na mining zikorerwa kuri ku matelefone. Baratubwira ati nanone iyo uhagaze neza ngo joininga cyangwa uyegeranye cyangwa ushyire muri digital economy in explored. Urumva niba wumva uko uri gusomamo bikajyamo, cyangwa wenda ukareba amakuru agiye atandukanye bigacamo, ukumva ko Pi Network ugomba kwishyigikira, ushobora kuba explorateur wayo. Birashoboka ibyo byose, kuko twabonye ko ushaka kuba validators bagiye babitwereka muri dashboard zacu. Urumva ko ni ibintu byiza kandi bifite intego yabyo. Nkuko nyambibabwira rero, buri kintu cyose yo gita impamvu yacyo, nta kintu na kimwe kigiye kiba gitafite impamvu, kuko akenshi ari cyo ibyo bintu bituma biba, nkuko ari byo biba bije gutera n'ibyo biba bije kurwanya. Ntabwo riri faranga uko byagenda kose rifite imbaraga, yego, ariko rinafite n'ibintu byaje kugira ngo ribashe kuba byarwana, kugira ngo
tubashe gusobanukirwa neza ino Pi network. Nk'uko rero babidushishikariza kuba twasoma ibyerekeranye na neza na Pi network, ntabwo ari byiza kwicara ubusa gusa kandi uzi ko uri mu umushinga wawe kandi watangiye. Icyo nzi cyo ni uko ugomba kuba uri kubitekerezaho neza yuko uyu mushinga ugomba kubyarira inyungu. Inyungu mvuga ntabwo ari ukujya gucuruza ibirayi ndetse cyangwa ibishyimbo, oya, ahubwo ni ugutekereza imishinga yagutse nk'inganda, ibiki byose, ukareba ikintu nyine ubona cyagutse ku buryo ino Pi izasohoka uko byagenda kose ihindura amateka yawe. Ndabizi ko harimo benshi bagenda babitekerezaho mu buryo bwabo, ariko byagenda kose iyi Pi irisobanura ndetse kandi ubwayo iriyerekana. Mbaye mbashuje rero nshuti bavandimwe mudukurikirana aho muherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, namwe ba diaspora muherereye mu bihugu bitandukanye, abaherereye muri Afurika, abaherereye mu bihugu by'i Burayi, za Amerika, za Oceania, za Aziya, mwese turabasuhuje. Kudukurikirana kwanyu rero ni iby'agaciro kuko akenshi tuwari ku bwanyu. Yego ushobora kuba wabonekera ka ukagenda, nibyo ndanabyumva, ariko byagenda kose bishobotse mwaba muri update ya hano hantu kugira ngo tubashe kuba twasobanura neza ibi bintu turimo kugira ngo bibashe kuba byakumvikana. Hari benshi rero batabashe kuba babyumva. Ni byiza yuko rwose wowe ugomba kubanza ukabikemura, urabizi nawe. Ariko rero twareba nanone tukareba izindi company nka zino zifite sous-traitance yaba muri Rio cyangwa mu yandi maproje, urumva uko byagenda kose ino Pi network izagira agaciro kayo, kandi mu buryo abantu benshi kubyumva bizagenda bibagora cyane. Ariko uko byagenda kose ino Pi network ifite imbaraga cyane cyane. Ongera nonye mbisobanure, ifite imbaraga. Ni byiza yuko mwese mugomba kugenda muyisobanukirwa. Atubwira ati my person view project Picoin distribute and very estimation and open minded according to my research pool and calculation and total transferable balance during second migration for what? Reka turebe neza kugira ngo tugende tubisobanukirwa. During second migration Pioneer will maximate and on 300 migration. Urumva ko rero ni ibintu biri kugenda byisobanura cyane kugira ngo buri wese agende abyumva neza. Ni ibintu byiza kandi byatugenewe. Aho tugenda tubibona rero batubwira ati ino GCV agaciro kayo n'ubundi murankaririmba cyane, aho tuzagenda tureba n'ibindi bintu bigiye binyuranye muri ino Pi network kugira ngo mwese mubashe kuba update mu buryo burambuye. Njye ngenda mbabwira rero ibintu by'ingenzi bigenda bivugwa muri Twitter kugira ngo mubashe kumenya ati ese ino Picoin bayivugaho iki, ino Pi network ese ni iki, abantu bayisobanukiwemo cyane bari kuzana ku mbuga nkoranyambaga. Nk'aho tureba abo bita ba Fenris, aho bita Daniel Fenris, n'aho bita za Timai. Abo bose ni abantu bagenda batubwira uburyo ino Pi network izaba ihagaze. Urumva ko ari ibintu byiza by'ingenzi. Itu analisa logika pemikila anda tapitida spetin pemikila city anda bebas maigarisa setueti
and Bisa under Sebelum under Berifiki Damangalisa Yasuda Ada Sakala into Bank City Sudan di Fikirika Ju Sebelum under Megelo Pai. Urumva ni ibintu rero akenshi bari kugenda bavugaho cyane. Wowe rero utabashe kubisobanukirwa neza, nyaboneka jya wegera abantu babasha kuba babigusobanurira. Ikindi kintu navugaho ni ku bantu bafite KYC ariko ataraba prove, cyangwa wenda bataranabasha no kuyakora ngo bakorere verification yose uko bisabwa. Ibyo rero ni ibyo bintu bigiye kujya bigaruka abantu cyane kubera ko bagize negligence muri ibi bintu. Pi Network Indonesia niyo yatangaje ibyo bintu nari ndi kubabwira ni Indonesia. Mine USD money should move in the speed of the internet. Today, digital world, where communication and commerce happen instantly, financial transaction shouldn't lag behind. Stablecoin are the change in dynamic, enabling a seamless global transaction in real time. Urumva ko ni ibintu byiza, tubwira ati amafaranga ashobora kuva kuri speed imwe agana kuri internet. Uyu munsi turi mu isi ya digital. Hari benshi batazi ko turi mu isi ya digital currency. Ariko ndizera ko mwese mubasha kuba mubyumva neza, kuko akenshi iyo ubyumva neza nibwo tubigendanemo kugira ngo mubashe kubikurikirana muri smart, yaba mu mutwe ndetse n'ahandi hose. Nzi ko buriya uko mudukurikirana muri abantu basobanutse cyane, ariko reka nsome bino bintu. We will soon see a Pi Inco 2.5 or Bitcoin or BTC. The pioneer, the open-minded, in Q1, the beta by the base of the my person analysis, open-minded will be launched in the second week of the week March that. As say before, money interested technology are always related. If look at the short from BTC, please shade my 50-day move everything and days. If look at the short time BTC price short and the 50-day move very 50 say and the medium of the chart
my 200D move average 200 days. They will be in you until today, January, free days 2025 BTC price in the range of Safeward. Mu by'ukuri urebye igisobanuro bino bintu bari kurushaho tubwira, aratubwira ati igihe payi imwe izaba isohotse open mainnet yayo, payi imwe izaba ingana na BTC cya Bitcoin 2.5 cyangwa 3 hagati aho ngaho. Urumva ko rero ni ibintu abenshi bagomba gushishoza aho mbere y'uko wanga umushinga, nyaboneka, kuko ari igihe rimwe muzawukenera mutakiwubonye. Ntiwanga n'ubundi ibindi byose bifite uburyo babyubakitse, ariko iyi no system yo ugomba kuyibara. Everything is not a considers. Everything has been arranged, as Dr. Nicolas said, with full control. Launch date, open mainnet, and the best time. Urumva ko rero ni igihe cyiza cyane cyo kuba mwarebaho kuri tuno tuntu tugiye tuburaho twose. Urumva ko rero ni ibintu byo kwitondera cyane, nyaboneka wowe ubasha kuba waramenye Pi network, umenye ko ibyo wamenye ni ibintu by'ingenzi kandi nabyo bigiye kuzamura mu buzima bwawe. Hari benshi rero batazi agaciro k'iyi Pi, ko ari ifaranga rizaba rihetse andi yose. Ubu ngubu hari benshi batabasha kuba babyumva kimwe, niyo mpamvu baba bashyiraho ibiciro byinshi bitandukanye kugira ngo atazafiringa.